barashaka kukwica ariko niwemerera Imana ntacyo uzaba. Abarambwiye ati none se barashaka kumpora iki? Ndavuga ni nabibonye ni ibitero byaturutse iyo mu muryango ariko nanga kumubwira ko guhungabanyira hejuru y'ibidafite umumaro. Hari amavuta yica imigambi yincakura, ijya yica imigambi. Shadela droberi ya dasova, imigambi yicakura, Imana igiye yica we igapfa. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Basuhuza kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye, abari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese nimugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Imana y'amahoro ibagirire neza. Turifuza yuko wowe utari wakora subscribe kandi ukore share ndetse na comment. Abakunzi Imana Irahari TV munyarukire kuri channel yitwa Mosi TV. Ni channel y'uyu mupastori tumaze kumenyerana, tubanye igihe kinini, n'umuhanuzi kandi turizera ko namwe mugomba kumushyigikira ibintu byose bikagenda neza cyane. Reka musabe kugira ngo abasuhuze. Ndabasuhuje cyane bene data bakunzi kandi abo tubana ku Imana Irahari TV ndetse no kuri Mosi TV. Mwese ndabasuhuje, amahoro y'Imana bane namwe. Imana y'amahoro ikugirire neza cyane. Pastori, uyu munsi tugiye kubana utugezaho icyo Imana yagutumye kutugezaho. Reka ngusabe kugira ngo mbere yuko tubana ubanze usenge Imana. Karibu. Mwami Imana yacu, reka tugushimire tuguhimbaze, tunezezwe n'urukundo ugira, tunezezwe n'imbabazi zawe. Uyu mwanya duhaye agaciro imirimo yawe, ni nayo mpamvu tukwingingiye kugira ngo ubane natwe mu ijambo ryawe. Abantu bose bagiye gukurikira iri jambo ryawe bahembuke, babohoke, bunguke, ugabanye umubare w'abarimbuka, wongera umubare w'abakizwa. Turogoye kirogoya yose ya Satani. Oh haleluya. Dukinguye imitima yacu kugira ngo Kristo uyubake nkuko bikwiriye, mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane. Dukinguye imitima yacu kugira ngo ayubake nkuko bikwiriye. Icyo nicyo dukeneye kandi nicyo cyambere, nicyo buri wese yifuza. Amen. Reka noneho tudatinze tukwakire. Murakoze cyane. Muri iyi minsi abantu basa naho ibintu bijyanye n'imbuga nkoranyambaga bagenda babiriraho ibyo kurya bipfuye biboze. Naje hano atari uko nzanywe n'ikindi, numva nifuza ko twabwira abantu ubutumwa bukiza imitima. Umuntu ntasonze kandi avuga ngo yahuye n'umuntu w'Imana. Reka dusomerere ijambo ry'Imana. Ntabwo twifuza gupfusha umwanya wacu busa, ahubwo turashaka kuwukoresha neza. Mu gitabo cy'Abacamanza, Abacamanza ibice byaho ni 9, umurongo w'8 turagera ku murongo waho wa 15. Ijambo ry'Imana riravuze ngo kera ibiti byari bigiye kwiyimikamo umwami ngo abitegeke, byinginga igiti cy'umwelayo biti ujye udutegeka. Ariko umwelayo urabibaza uti, mbese narekeshwa amavuta yanjye akoreshwa ibyo kubaha Imana n'abantu no kujya mpungabanira hirya no hino hejuru y'ibiti? Icyo ngicyo ni umurongo wa mbere, kujya mpungabanira hejuru y'ibiti. Umurongo w'10, maze ibiti byinginga umutini biti, ngwino udutegeke. Ariko umutini urabibaza uti, mbese narekeshwa uburyohe bwanjye n'imbuto zanjye nziza no kujya mpungabanira hirya no hino hejuru y'ibiti? 12, maze ibiti byinginga umuzabibu biti, ngwino udutegeke.
muzabibu urabibaza uti mbese narekeshwa vino yanjye inezeza Imana n'abantu no kujya mpungabanira hirya no hino hejuru y'ibiti? Ibiti byose bihera ko byinginga umufatangwe biti ngwino udutegeke. Mufatangwe usubiza ibiti uti ubwo mushaka kunyimika ngo mbe umwami wanyu nyakuri, muze mwiringire igicucu cyanjye. Niba bitari iby'ukuri, umuriro uzava mu mufatangwe umareho imyerezi y'i Lebanoni. Imana idufashe. Amen. Ni ijambo rivuga ngo mu by'ukuri koko icyakurekesheje amavuta yawe cyari gikwiriye koko icyo waguranye amavuta, ikintu waguranye agakiza k'Imana, ikintu waguranye, ikintu cyatumye ugurana kwera imbuto muri wowe, se nicyo koko cyari gikwiriye kukwambura ubuntu bw'Imana muri wowe? Imana idufashe. Hano tubonye aya magambo, ni amagambo abantu benshi ahari badakunda no kuvugaho cyane, ariko umwuka yayambwiye mu buryo budasanzwe. Ndabisobanuraho. Ibiti ngo byaratekereje, ngo bitekereza ko birashaka umwami. Aho harimo ijambo rimwe rivuga ngo umuntu wese hari abamutekerezaho. Yego. Ibintu byo kumva ko nta wagutekerezaho, nta wagufataho umwanya ku rwego rwawe, hari abagushaka. Ibiti rero ngo bijya inama. Iyi nama ntabwo ndamenya aho byayigiriye, ariko yari inama igamije rwose, igamije gushaka umwami uyobora. Ayiwe kandi ngo uko kuyobora ngo kwari ukwirirwa uhungabanira hejuru y'ibindi biti. Urumva umuntu uyoboye n'uri hejuru y'abandi, n'uri supreme, n'usumba abandi, mbese n'ugaragara. Hanyuma birumvikana ibindi biti byashakaga guca bugufi, igiti cyitwa ko kiyobora kikazamuka. Umva ye, kikazamuka. Ariko Mana we, ubu hari abantu bavuye mu byizerwa bajya guhungabana. Barahari. Uza abantu bahungabanira hejuru y'amajipo basambana ni benshi. Ayiwe, uza amajipo ahungabana kubera gusambanywa ni benshi. Imana ifashe mu byumve. Imana intabare abantu bamenye icyo Imana iri kubashakaho. Noneho ngo bikora inama. Bino biti ngo bikoze inama. Reka mere aho byashoreje, ndagaruka aho byahereye. Inama ya mbere kwari ukuganiriza, babanje kuganiriza umwelayo, bakurikizaho umutini, bakurikizaho umuzabibu, basoza ku mufatangwe disi. Ngo barawubwira batariko rero tuyobore, ntaragera ku mufatangwe kwanza reka tubivuge uko bisa, nta kibazo. Kumwelayo ngo birawusanga, biravuga ati rwose mwelayo we, mwelayo uti twakurebye, twakwitegereje, tubona ari wowe ukwiriye kutuyobora, ari wowe ukwiriye kudushyira, mbese ukatubera umuyobozi. Mwelayo we, ese urabyemera? Murokore we, nukuri ni wowe twahisemo, ni wowe dushaka ko ari wowe uhagararira ibintu byacu, ni wowe wabana natwe, tumaze iminsi tugutekerezaho. Ariko ibi bintu umwelayo watekereje abantu ntago none babitekereza. Ngo wahise winjira ureba ukuntu uramutse uhungabaniye hejuru y'ibiti wahita ukamuka rwose, kandi ngo ufite amavuta akenerwa n'abami.
amavuta ya Elayo, amavuta akenerwa n'abami, amavuta akenerwa n'abanyacyubahiro, amavuta akenerwa n'abazungu, amavuta umuntu w'Imana agira amavuta yo dezone rebel, umuntu w'Imana afite amavuta yifuzwa Starobel Grere Highs. Iyo uri umuntu w'Imana ugira amavuta yifuzwa, abakomeye barayakenera. Die dissolve sansaya. Ndashaka kubwira abantu iki kintu, biyambuye iby'agaciro bafata ibidafite agaciro, kuko umuntu w'Imana nyakuri umukire aramukeneye, umukene aramukeneye, urwaye aramukeneye, n'umuzima aramukeneye, ukomeye aramukeneye, n'uworoheje agize ate aramukeneye. Uyu muntu niwe wari ukenewe. Yego. Kuki mutamenya bo muri bo bantu b'Imana, se ni muziko muri ba ambasaderi muhagarariye igihugu cy'ijuru n'isi, abo mubwirije mubamenyesha iby'iwacu, kuki mwitesha agaciro. Haleluya. Iyo utitesheje agaciro uri umuntu w'Imana, Imana iguha amavuta akenerwa. Yego. N'abato, n'abakuru, n'abanyembaraga, n'abashonje, n'abahaze, n'abarwaye, abakeneye urubyaro baragukenera, abakeneye kuva mu kuzimu kw'ikuzimu baragukenera, abakeneye kumurikirwa n'umucyo baragukenera, adinesta abakeneye kubyara baragukenera, ababuze uko bagira baragukenera, abishwe n'ibitega n'amahembe baragukenera, ababazimu bateye baragukenera. Umwerayo uravuga ngo sinshobora, hanide zome pia muri ngenda abizi ko harimo amavuta, muri ngenda abizi ko harimo itabaza, denebe lango liya baoze ngini vaide past nima. Abantu ntago baramenya agaciro k'umuntu w'Imana, niyo mpamvu niyo barekura agakiza bakarekura batigeze bakora imibare. Umwerayo uravuga ngo ntabwo narekeshwa amavuta yanjye no kujya nirirwa ndi guhungabanira hejuru y'amacupa y'inzagwa, hejuru y'ibyo byubahiro mwampaye, hejuru y'ibyo bintu murimo muvuga musingiza, munyambura ubuntu bw'Imana, muntera gukushuka gusa nkirirwa mpungabana. Ubu hari abantu basigaranye amazina ariko imbaraga z'Imana, Bibiliya niyo yabavuze muri Timoteyo aravuga ngo bavuga ko bazi Imana ariko imirimo bakora ikabihakana. Ageze hirya ngo bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako, imbaraga zako, imbaraga zo kwera, imbaraga zo gukiranuka, imbaraga z'ubumana, imbaraga zo kwirinda. Basigaranye ibintu gusa, twarabohowe, twaracunguwe, mfite amasezerano. Iyo ushizemo kakarimba kabango nari ngiye ukaririmba kandi nyirako yahita yumva yuko wenda nta kibazo, nta kibazo. No bo bafite kuntu bavuga bati tubitse inyandiko nyinshi z'amasezerano, ariko reka azabayobesha kubashyeshyenga, ariko abantu bazi Imana yabo bo bazakomera. Ni dize bone nibamara gukomera shayibistafo bakora ibintu by'ubutwari. Abantu bazi Imana yabo ntabwo bazigera bayoba, ntabwo bazayoba inzira. Yego. Ntabwo tuzayoba inzira, tuzagerayo. Hari ibyo twanyuzemo, hanyerera, hari naho tunyura, ariko muhumure, inkingi y'igicu izatujya imbere. Haleluya. Ntabwo tuzayoba inzira, oya, ntabwo tuzayoba inzira, tuzagerayo. Pawulo rero aravuga ngo nubwo tugaragara nk'abantu bapfa ariko ntabwo dupfa, dukubitwa hasi ariko ntabwo twihebye, tugaragara nk'abakene ariko dutungishije benshi. Hari abantu Imana ishimwe. Amen. Nzakababwira ubutaha mbaha n'ibimenyetso. Ntabwo tuzayo. Nagiye kwigisha i Remera mu gihe cyatambutse, nasanga umudamu arambwira ati kujya usengera Imana ikantabara. Ti wansengera, ndamubwira nabwo kora yitatu kuko barashaka kukwica. Arambwira
arambwira ati nibyo ni ku ijambo ryitwa kutarekeshwa amavuta no guhungabanira ku bidafite umumaro. Ntibarashaka kukwica ariko niwemerera Imana ntacyo uzaba. Abarambwira ati none se barashaka kumpora iki? Ndavuga ni nabibonye ni ibitero byaturutse iyo mu muryango ariko nanga kumubwira ko ari uwiwabo cyangwa ari uwo kwa mugabo we. Nyamara nari nabibonye neza. Wari wabibonye. Ndangije namubwira ni ufite ikibazo. Afata amasengesho y'iminsi 3. Niyo mpamvu navuze ngo nzabizana nuko mfite n'ibihamya. Amasengesho yarayasenze y'iminsi 3 ngo agire ngo arayarangije ariko haza kuzamo abadamu 2 bamufasha kuyasenga. Bayashoje bajya mu rugo. Bageze mu rugo aba nk'ujya mu nzu kwa kundi baba bari gutegura ngo abantu baze gufata kacyayi. Aba nk'ujya mu nzu ngo yirambike nyine ategereje ko abana babaha gacyayi. Ageze mu nzu mu cyumbi we yinjiranwa n'imbebe 3 ntoya. Arazikanga. Azikanze zanga kugenda. Arabyuka ziramusuzugura cyane. Arabyuka afata inkoni. Agiye kuzikubita 2 ziruka imwe arayikubita. Ayikubise arayinoza. Abantu babadamu batariko icyo ni iki cyurimo uhongana nacyo. Ati ndaje ndakibereka. Imbeba barayishe. Imbeba maze kuyica ayifata gutya na cya giti nyine ayisunikira kuri envelope yino ya kaki bahahiramo. Yego. Amaze kuyisunikiraho agenda nyine afashe ya envelope gutya munsi imbeba nayo iriho hejuru gutya. Agenda yifashe gutya. Ageze hantu abantu bari. Atangiye kubereka ngo dore yambeba. Kumbi yambeba yari intumano. Yahise byimba irazamuka ishaka kumukubita amajanja mu maso. Ahita kurira hasi. Yes. Itangira guhirita ivuga mu mazina y'umugabo we. Baranyishe runaka we. Kumbi uwo yakubitaga ni nyirasenge cyangwa se nyirasenge wa mugabo ari waruje kwica wa mugore. Iyo mbebe iravuga ndayifite hano nzabibereka uzambabara icyo kiganza tugikoreho. N'abantu batajya bamenya imbaraga z'abadayimoni uko zikora bazabimenye. Hari imbaraga zitagaragara ariko zikwica rwihishwa. Ariko mu ijuru hari Imana. Iyo tutarekeshejwe amavuta yacu no guhungabanira ku bidafite umumaro. Hari imbaraga zigitangaza mu maraso ya Yesu. Hari imbaraga zigitangaza mu maraso ya Yesu masa. Hari imbaraga. Haleluya. Ndagukunda. Niwasi imbaraga n'amavuta. Hari imbaraga. Yego. Zizura ibyapfuye. Hari imbaraga zikangara abadayimoni. Yego. Hari imbaraga ziburizamo amahembe bayatumye kugera ku ntego. Yego. Hari imbaraga zizura wari upfuye. Ubusaje bundi mukecuru niyamamaga ati umwana wanjye baramwishe. Yaramaza amezi 4 kunda ava ngazabyumva. N'umwana wazabyumva. Ntago ndi buvuga amazina ye kuko ntiyabintu. Ariko dusenze rimwe ndababwira ni ntago nzagaruka. Nukuri. Ngira n'ibyago bamara nka kangahe babona kiva. Ariko bamamagara nkabwira ni nge narasenze kandi narize yurya munsi. Ariko ejo bundi kwa gatanu hari ahantu twahuriye nyine namwe murabyumva. Yego. Arambwira terega twari twagize intege nke zo kutizera ariko wa mwana Imana yarakoze ubu yarakize. Amen. Hari imbaraga. Imbaraga zigitangaza mu maraso ya Yesu. Hari imbaraga zigitangaza mu maraso ya Yesu masa. Hari ugukiza kwigitangaza mu maraso ya Yesu. Hari
rugukiza ugukiza kwigitangaza mu maraso ya Yesu masa. Hari umumama w'igikondo yego baramukaze baramubwiye ngo nutava kwa musaza wacu tuzakwica uzahavura umurambo. Ariko twasenga Imana ikamubwira ngo urugo ninjye waruguhaye ntaho ujya. Ndagira ngo ngukomeze wowe ufite ibitero bisa bityo. Reka guhungabanyira hejuru y'ibidafite umumaro. Hari amavuta yica imigambi yincakura, ijya yica imigambi. Shadela droberi ya dasova, imigambi yincakura Imana ijya yica we igapfa. Hanyuma uwo mudamu bamwoherezaga ibintu kugira kamuga ibintu bitatu byamubayeho, ibindi simbivuga. Bamukubise ibuye bamumena gahanga kandi supaneti aryamyemo ntiyagira ikiba. Bamukubise ibuye ry'abadayimoni, agahanga karameneka kajya no kwa muganga baramudoda kandi supaneti aryamyemo nta kintu yabaye. Kabiri, bamukuye umwana mu gatuza ari kumwosa, umwana arabura aboneka hashize iminsi 2 bamusanga muri purafu. Gatatu yajyaga ateka ibiryo bajya kurya, umugabo yarya kuko ariwe bashaka ko atandukana nawe, yego agasanga hapakiyemo amabuye. None wowe byarakunaniye kumenya urugamba rwawe, uri muri urwana nk'abapagani, byarakunaniye uri guhungabana ku bidafite umumaro, ahubwo wiri gushaka abantu nyaboneka ari mu yimbwirire ni mu ntabarize. Yaravuze ngo ntabaza ndagutabara, mwereke ibintu bikomeye kandi biruhije utamenya. Ninde bakubwiye ko Imana yawe yigeze igukora mu mubare w'abantu itabara? Yaravuze ngo ntabaza kandi navuga ngo ugende ukwizo mbaraga zawe zingana. Terastema, ninde wakubwiye ko Imana ifitanye ikibazo nawe cyuko usenga? Imbaraga ufite Imana irazemera, kandi iyo uyegereye izaguha izindi. Niyo iz'ubukene ufite, niyo izi indwara yawe, niyo izi ahantu ugwa, niyo uzaho utsindirwa, niyo izi nicyo yakora bigahinduka. None wanze kubikora ibiti none rero umwami wacu n'utuyobora agahungabanira hejuru yacu. Bari kumwerayo ravanga amavuta afite ntabwo abinyemerera. Reka nkubwize ukuri mwene da, agaciro wari ufite, agakiza wahaye ntikakwemereye kujya muri icyo kigare, ntago kari gakwiriye kukurekura ngo ujye muri izo ngeso mbi. Ibyo bintu wirundumuriyemo nubwo wiri guhungabanira hejuru yabyo, ariko wiyambuye ikiza kiruta ibindi kuko waguranye iby'umumaro bidafite umumaro. Waguranishije ibidafite umumaro, ni nko kugurana amata maganga. Wose umwerayo ntuhakanye. Yego. Hakurikiraho ikintu bita umutini. None rero watwemerera mutini uravuga ati narekeshwa uburyohe bwanjye n'imbuto zanjye nziza no kujyamo imbuto. Ariko uza abantu ko hari abantu bavugaga turiya muntu we avuga neza, imbuto zawe zari ntagereranywa, imbuto z'umuntu w'Imana, imbuto zo gukiranuka. None wabaye umunyamanyanga, none wabaye igisambo, none wabaye karundura. Abantu nawe kukwiringira byabaye ibindi. Kubera iki? Imbuto wazirekeshejwe no guhungabanira ku bidafite umumaro. Ndashaka gusenga nta n'umwanya mfite wo gutinda. Icya gatatu ngo kwari ni igiti cyitwa umuzabibu. Ariko umuzabibu ngo itubarangura bati ngiye mfite vino iryohera abantu bakomeye naboroheje. Mfite vino, muri nge harimo vino. Haleluya, amina. Iyi vino ntabwo nayirekeshwa no kwirirwa mpungabana. Ni ijambo rivuga ngo icyakurekesheje mu by'ukuri niki cyatumye ureka amavuta y'Imana yarakurimo. Niki cyatumye urugendo rwo kujya mu ijuru urusimbuza ibindi. Niki cyatumye ugurana ubwiza bw'Imana bwari bukurimo. Ninde waguteye iyo ngabo mu bitugu yo kujya mu bidafite umumaro? Ninde wagutumye utera umugongo ibyagakiza? Ninde watumye urekura umusaraba wa Kristo? Ariko byegera ikintu bita umufatangwe. Fatangwa ati jewe nemera kubayobora ndi ready, ariko mwese mukamanuka
nibyo rega. Yego. Ubu abantu bavuye mu mudendezo bajya kwibohesha ibidafite umumaro. Muri bujye munsi y'igicucu cyanjye mwese, kandi nimuramuka mwibeshe mu gakebakeba umuriro uzava mu mufatango uhita ufata n'ibindi byose n'iminzenze n'ibiki byose, nta na kimwe kizasigara. Ni ijambo rivuze ngo urwo nzapfa namwe nirwo muzapfa. Buriya hari abantu bamaze kwiyambura gukizwa na Yesu, bemera kwijandika mu bidafite umumaro. Kugeza iyi saha ameze nka kakanyoni kigaritse ku nzira kavuga ngo napfa nakira simbizi. Agakiza katigera kagaragara muri wowe. Kubwira abantu yuko ukijijwe gusa by'izina ntabwo bihagije. Umuntu w'Imana agira ibimuranga n'abantu bose bareba bakavuga ngo koko arakijijwe. Ariko nari ndimo nkubwira ngo umuntu w'Imana agira amavuta kandi akenerwa n'abakomeye n'aboroheje. Impamvu rero uri kuvuga yuko ukuri bihagije nuko utigeze uhura n'amavuta ya Yesu, kuko wahuye na yarayamenye. Niyo mpamvu yavuze ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera nibarangiza bakorera iby'ubutwari. Ndashaka gusenga, ndashaka gutinda yari message. Bwari ubutumwa bubwira abantu ngo bareke guhungabanira hejuru y'ibidafite umumaro, reka guhungabanira hejuru y'icyo kigare, reka guhungabanira hejuru y'izo ngeso mbi. Reka ati bari baradushutse batwigisha ko kunywa inzoga ari icyaha, none tusigaye nyinywe kanandyohera. Ndamubwira ntariko Imana irambwiye ngo ntago biri burenze icyumweru iminsi 7 utamenye ko wayobye. Muri iyo minsi 7 yarakutse amenyo ane y'imbere. Ubu tuvugana ahora yambaye agapfukamunwa. Yarambwiye ngo namuteye umwaku, ariko nge ntago namuteye umwaku, nari muhanuriye. Ahubwo nuko bafite amatwi atumva, ngo bazaba biziba amatwi ngo batumva ukuri. Batumva ukuri. Iyo umuntu afite abo bazimu yiziba amatwi, ariko ijambo ry'Imana ni rizima. Yaravuze ngo nugaruka nzakugarura, kandi nukura ibishimwa mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye. Nta kindi bigusaba, nta yindi manevure, nta zindi matematike. Kandi reka nkubwire aho uhagaze, nawe yaravuze ngo nawe wibwiraga ko uhagaze wirinde utagwa. Kubera iki? Aho uri ntabwo ari mu bwami Satani atagezamo imijugujugu, ahubwo aho hantu uri wari ukwiye kuhahagarara ugahumuriza benshi. Imana iduhana umugisha. Reka dusenge. Yego. Nshaka gusengana nawe we wacogoye. Hari n'abantu bacogojwe n'ibyo babonye mu madini wabo. Hari abantu bacogojwe n'intambara bahuye nazo. Hari abantu bacogojwe n'abashumba babashumba. Hari abantu bacogojwe na bene se babanaga. Hari abantu bacogojwe n'ibyo babonye mu nsengero. Ariko ngira nkubwire ngo Imana Yesu Kristo ko yararejo n'uyu munsi niko ari, ni nako azahora iteka ryose. Imana idufashe. Imana ibahe umugisha. Imana ibagurira imbago. Imana ibarebe neza. Imana igusure. Imana y'imbaraga. Babohewe mu maboko yawa mugome Satani, muze twese tubashake tubasangisha umukiza, ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu aza. Niducogore gusenga hela zabone kanto kugeza ubwo Yesu aza. Muririmbire horaho, Yesu ari hamwe natwe, tunesha ibigeragezo kubw'imbaraga za Yesu. Muze tumukorere, tumuhe ubutunzi bwacu ndetse ubwenge n'umutima, ikorera umwami Yesu. Amina. Munkundire dusenge. Ariko abantu be kurekeshwa amavuta, abantu be kurekeshwa izina ry'Imana bamenye, abantu be kurekeshwa Yesu tumumaro no kugurana ineza y'Imana. Reka nsengane n'umuntu wese ugize inyota, akaba agize inzara, yifuza kongera gusubira ku rufatiro ruzima, yifuza kongera gusubirana ibihe bye, yifuza kongera gusubirana imbaraga, yifuza kongera gusubirana ubuhamya buzima, yifuza kongera gusubirana kwera kw'Imana muri we. Mana y'urukundo we, yewe mutanga bugingo, yewe Jehova,
Nyiringabo Imana wera wa Isiraheli, nongeye gusenga nsengera ubwoko bwawe, imbaraga zawe nizibagaragareho. Mwuka w'Imana n'ababohore, turababohora ingoyi y'ikuzimu, turababohora ingoyi y'ikuzimu, ingoyi y'abadayimoni, ingoyi y'ibidafite umumaro, ingoyi y'ibibatesha agaciro. Enosha bini wiridrome katika jina la Yesu. Mwuka w'Imana nagarura imitima, mwuka w'Imana niyongera afate mpiri ibitekerezwa rwihishwa, nagarura ubuzima bwabo bundi bushya, niyongera abyutsa bari baraguye mu rwobo. Guhera none ibintu bihinduke kandi dutesheje agaciro ibidafite umumaro. Mwuka w'Imana agende akize kandi abohore mu izina rya Yesu. Amen. Mushumba ukiri muri ayo mavuta, umuntu yakwifuza gusengana nawe cyangwa kuvugana nawe, nyemerera utambutse nimero yawe ya telefone. Murakoze cyane. Nimero ni 0782 64 60 89 0782 64 utari mu Rwanda imbere y'iyo mibare yongeraho guteranya 25. Imana iduhana umugisha kandi tuzakomeza kuvugira Imana mu gihe cyose ikidutije umwuka wo guhumeka. Shalom. Murakoze, shalom. Murakoze cyane.